Inshuti zanjye mwaramutse neza. Uyu munsi ni ku cyumweru, twari twagiye gusenga. Ndashaka hari sije nifuza kubasangiza, sinzi niba namwe ariko muyibona, ariko ese mwari muzi ko bino bintu tujya umuntu agira ikibazo ngo akeneye abanyamasengesho, ngo akeneye ibiki, ngo abanyamasengesho bakubwira ngo ibizakubaho, ngo ibigiye kukubaho, ngo ibyakubayeho, mwari muzi ko ari nk'ubupfumu? Ni ubupfumu ariko wenda butagendeye ku kintu kibi, ariko ngewe ku giti cyanjye mbifata nk'ubupfumu. Ngewe ku giti cyanjye numva umuntu yagakwiye kujya yisengera, akajya mu rusengero agasenga, akumva ibyo umupasiteri cyangwa abapadiri bigisha, nawe nk'umuntu mukuru akagira icyo akuramo. Yego, abantu bose ntabwo dufite impano zimwe zo gusenga kimwe, ariko hamwe uko ugenda ukora ikintu gake gake, gahoro gahoro, niko Imana igenda iguha imbaraga. Imana irabizi ko turi abanyantege nkeya, ariko iyo uyisabye, kabone n'ubwo waba wikinira, iyo ubisabye ukabisaba rimwe kabiri gatatu, uzi ko hari igihe ikintu iyo kimaze kubaho habitude ku muntu, bigeraho noneho ukajya wumva nawe uri kugenda ubyiyumvamo. Nk'ubu ngubu ushobora gutangira ufata isengesho, ukora isengesho gake gake, wenda ubifata wowe ku giti cyawe ubifata nk'uwikinira, ariko ntago, iyo Imana ibona ko ufite kuraje mu bintu, ntago Imana ibifata nk'imikino, kandi ntago ibyo tubwira Imana aba ari imikino. Ni ukuvuga ngo none se ngewe nk'urugero ngiye kubaha, hari igihe ujya uryama utanasinziye, ukumva hari ijwi rije muri wowe riri kukuganiriza ku bibazo umaze iminsi utekerezaho, ukumva hari ijwi riri kukubwira, cyangwa wasinzira ukumva hari ijwi rikubwiye ko ibyo bintu bishobora gukemuka, cyangwa ukabirota, ukarota ko ibyo bintu bishobora gukemuka. Rero ntakubeshye, cyangwa njyewe uko mbyumva, ntago ririya jwi riba ripfuye kuza gutyo gusa. Ni ukuvuga ngo ni Imana ibije, ni nk'umumarayika Imana iba yohereje kugira ngo aze akwereke ko wenda hari ibibazo wari ufite byakurenze, nawe wabuze uko ubigenza. Wenda ukarota wenda byakemutse, ukarota se wenda hari izindi nzira byaciyemo bitakemutse burundu, ariko hari ukundi, hari inyoroshyo Imana yashyizemo. Ntabwo ari uko rero bariya abantu twita abanyamasengesho bazi gusenga kuturusha, ntabwo ari uko bazi kwizera kuturusha, ahubwo ni uko ibintu byabo babigize, ni ukuvuga ngo gusenga kwabo babigize mbese babigize ibyabo, babishyize ku mutima. Nawe rero gusenga ushobora kugushyira ku mutima, Imana ikagusubiza. Ntibibe kubera ko ngewe nk'urugero ngiye kubaha, hari igihe umuntu hari ukuntu tuba twarizereye mu banyamasengesho, ikintu bakakikubwira, bakahora bakikubwira nyine bakakubwira ibintu buri munsi. Noneho ba banyamasengesho, kuko ntabwo navuga ngo aba banyamasengesho ibintu byose babona, bashobora kubona ibintu bari kugusengera, wenda urugero byari nko ku wundi muntu, ari kubera ko bamenyereye gusenga, byari nko ku wundi muntu, bakabikubwira ko biri kuri wowe kandi bitari kuri wowe, noneho wowe ukagira ubwoba. Hari igihe abanyamasengesho batubwira ibintu tukagira ubwoba, ukumva urahahamutse, mbese ukumva uranabanze. Icyiza rero ngewe nababwira, kujya gusenga ni byiza, kujya mu nzu y'Imana ni byiza, kuko buriya umupadiri cyangwa umupasiteri bafite indi mpano, cyane ko ari n'umuhamagaro wabo. Bafite ukuntu Imana hari umwuka Imana ibashyiraho kamemo. Impamvu Imana ibashyiraho umwuka urayizi, nta yindi, ni uko ibintu gusenga kwabo babigira ibyabo, babishyira ku mutima, babihoza ku mutima. Naho twebwe impamvu hari igihe dusenga tukumva amasengesho yacu ntabwo ageze, ni uko rimwe na rimwe hari igihe twe dusenga
biri aho ngaho gusa, cyangwa tugasenga kubera ko twahuye n'ikibazo, cyangwa hari abantu nk'ubu ngubu hari abantu nzi basenga kubera ko bafite ibibazo gusa, hari n'abandi basenga kubera ko bishimye. Ni ukuvuga ngo niba hari umuntu usenga yaba ari mu bibazo yaba ari mu munezero, igihe cyose akaba asenga. Hakaba hari n'undi usenga ari uko hari evenema runaka yabaye yamuteye nyine gusenga. Ntabwo abo bantu bashobora kubana n'Imana kimwe, ntabwo ibyo bintu bibaho. Niyo mpamvu rero ngewe nakugira inama, yego hari igihe kijya kigera nyine umuntu agacika intege bitewe n'ibintu ari kunyuramo, ariko ntihazagire ikintu na kimwe kizaguca intege ngo wumve nyine gusenga urakwanze. Tekereza ko hari igihe nyine Imana inatureba nk'uyu mwana wanjye cyangwa uyu muntu wanjye ko mbona yacitse intege, kandi wenda nyamara hari agasengesho kamwe ushobora kuvuga Imana ikakagusubirizaho. Ntugacike intege. Ntabwo nkubwiye ngo igihe cyose uzajya uhora ufata amasengesho usenge nk'uko abo banyamasengesho bandi babigenza, ariko uzi ko hari n'igihe wicara ukabwira Imana, uri kwiganiriza gusa ukabwira Imana ati Mana ndakwinginze nkorera iki n'iki, ugahora ubisubiramo. Imana irumva, upfa kuba wavuze izina ryayo gusa kandi ukabivuga uzi ko ari Imana uri kubwira. Bya bintu Imana irabyumva. Guhora utakira Imana, guhora uyigirira bitari no gusa nyine, byose Imana ifata nk'isengesho. Ni ukuvuga ngo fata isengesho nk'ikintu kiri seriye kandi ugikore buri munsi. Hora ubwira Imana icyo ukeneye. Imana ishobora kukubonekera, ishobora kugusanga mu nzozi, cyangwa hari n'igihe kwa kundi umuntu aba yicaye gutyo gusa ujya kumva wagira ngo hari nk'umuntu uri kukuvugisha kandi nta muntu muri kumwe. Nabyo ni Imana iba yohereje marayika kugira ngo akubwire ibintu bimwe na bimwe. Komeza rero uyibwire gahoro. Twere kujya twirukanka muri abo bantu ngo tubabaze. Uzi ko hari igihe hari abantu kubera ukuntu bizera abanyamasengesho, hari igihe ugenda ukamubaza ati mbwira ibi n'ibi. Ibyo rero ni nk'ubupfumu. Uba ugomba niba ushobora kwizera uwo munyamasengesho ko ashobora kugufasha, genda tu simplement kwa kundi nyine abanyamasengesho basenga, wicuza ibyaha gutyo na gutyo. Umunyamasengesho si ngombwa kumubwira ko ufite ikibazo iki n'iki ngiki. Iyo hari umuntu usenga koko byanyabyo, ashobora gusenga akabona ko hari ikibazo ufite, akagusengera akakubwira. Ariko kugenda umuntu ari kubaza ngo mumbwire ibi n'ibi, ngewe ntabwo mbifata nk'ahari byo, ngewe mbifata nk'ubupfumu. Sinzi uko mwe mubibona, ariko nyine ngewe nuko mbibona. Murakoze. Nyine kwa kundi nitwa Mama Uriel nyine nkuko nabibabwiye. Mukore like kandi mukande kuri subscribe cyangwa abone mu bakoresha ururimi rw'igifaransa. Dukomeze dufatanye dusangire ibitekerezo. Bye bye.